Dore ikimenyetso gikomeye cyane kigaragaza yuko kampani ya TMP igiye gufunga. Mu busanzwe kugira ngo umenye yuko kampani nk'iyingi igiye gufunga ni ibintu biba bigoye cyane. Mbere yuko mwerekana impamvu igiye gutuma TMP ifunga, banza urebe iki kiganiro cyahuriwemo n'abakora mu nzego zitandukanye nk'umuvugizi wa RIB, ukora muri BNR, ukora muri RDB ndetse n'ukora muri CMA. Nakoze video zigaruka kuri TMP, benshi banera amabuye kubera impamvu zigiye zitandukanye, ariko uyu munsi ndagira ngo wowe uwimenyere ukuri guturutse ahandi atari kuri njyewe. Noneho hari n'icyo mugarutseho cyitwa TMP, gira ngo abantu ntabwo banakurikira kubera ko Capital Market yasohoye n'itangazo rivuga yuko itabihaye uburenganzira bwo gukora gutyo. Ariko icyo cyo TMP cyo kirana trendinga cyane kuko nabonye n'amateleviziyo menshi yabyamamaza. Noneho dufite n'amakuru yuko kiri kuzenguruka mu ntara. Turifuza nka TMP ubwo twafunguye biro mu kujya mwirinda amakuru y'ibintu mubona kajya kubona umuntu ngo bayifunze kandi hano hari nimero wakavuga ufite ndetse n'isano ntabwo bivuga ko y'abantu n'ibintu byo kubasaba n'ikunoza. Icyambere mu kwirinda amakuru y'ibintu kubera ko mufite adresse zo kubariza sibyo, ntabwo kwizera amakuru y'ahantu avuye ahantu utazi kandi hari ahantu ukwiye kubibaza kuko n'ubundi bibaye ngombwa ko udakunda nakubwiza ukuri hano hari iki. Nacyumvishe mu ntara y'amajyaruguru, mu ntara y'amajyepfo, Burasirazuba, mujyi wa Kigali. Niba Capital Market isohoye itangazo, ubwo wenda twaje kubisobanura kugira ngo wenda binumvikane neza, sinzi n'abantu batarasomye iryo tangazo. Rero ubwo nanze kugira ngo tugumye tuvuge ibintu meze nko mu migani, kandi hari n'ibyo muvuga bishobora kuba biri hano hanze. Niba bikora uko nguko twavuze, sizeranya abantu inyungu z'umurengera zidashobora kuva na rimwe mu bucuruzi bavuga ko bakora. Ibyo ngibyo ni Ponzi scheme. Niba muhamagarira abantu ngo baze babashamikireho babishyure bitewe n'abo mwazanye, ibyo ngibyo niyo character bifite, ntabwo byemewe. Ni ukuvuga dushobora kugira ibyo tuvuga, dushobora kugira n'ibyo nk'iyo TMP yo ngira ngo rushya rwa RDB bifite n'urwo kwamamaza niba ntibeshye. So rero niba bongeyemo ibindi byo kuzana abashamikiyeho kwizeza inyungu z'umurengera, ubwo turajya dusobanure yuko biba byagiye muri ya character ya Ponzi ya pyramid twavuze tuvuga. Murakoze cyane. Muri iki kiganiro cyari cyahuriwemo n'abantu bakora mu nzego zitandukanye, umuvugizi wa RIB akomeza asobanura uburyo kampani nka TMP zikora zihishe inyuma y'ibyangombwa zahawe mu by'ukuri, ariko ugasanga ibyo zikora ntabwo ari byo zaherewe uruhushya. Ugasanga noneho nk'ababandi baganye izo kampani bashoyemo amafaranga, iyo ba nyiri kampani cyangwa se abaremye ayo ma platform n'ama website bafunze, usanga mu by'ukuri wa wundi nta hantu afiteho kubariza, mbese bigoye no kuba yakurikiranwa akaba yakishyura imitungo y'abantu yibye cyangwa se amafaranga y'ababandi bashoyemo. Ugasanga nk'amafaranga ashoye muri iyo website birangiye aburiwe irengero burundu. Ndagira ngo kurikire wumve ibyo Murangira asobanura. Ayo ngayo ntabwo wayabona. Wa wundi wayashoye aciye muri app nta namakuru rwose, nta n'ikintu ushobora kubona kuko app ihita yifunga agahita yikuraho. Bona aho biragoye. Urakoze cyane buriya ibi byaha bitizwa umurindi no kwamamaza. Akaza akavuga ngo wowe nuzajya mwamamaza ngo izi YouTube mutuyatubahaye, ariko akavuga ati mbere ko ariko nawe ugomba gushora gushyiramo make, noneho ya make washyizemo ngo ukamamaza ngo akabyara inyungu, ariko mu by'ukuri yavuze inyungu ni ibintu ubona nyine ngo ku ka app bagukoreye ukabona hajyaho amafaranga. Jewe hari n'uwo twigeze kuganira arambwira ngo ibi bintu ngo ngiye sizabivamo ngo ni ibintu ngo ahantu hose nyine ni risk, ngo icyo nzamakinga shu nzanshora ndu wa mbere. Benshi bakomeza gushinza RDB yuko ifite uburyo ikorana na ba nyirizi platform kugira ngo babashe kwiba amafaranga y'abashoramari cyangwa se y'abaturage, aho bavuga yuko RDB itanga uburenganzira cyangwa se ibyangombwa kuri izi platform, babizi neza yuko n'ubundi bagomba kuziba amafaranga y'abaturage. Ariko umwanditsi mukuru w'agateganyo muri RDB Kayigi Leo umvuka bisobanura. Abantu barakubwira bati impamvu twaganye bari abantu twarigiye dusanga bafite ibyangombwa yego bya RDB, ndetse dusanga kubinyereka rwose bafite tine barasora n'abantu bazwi. Bari abantu rero n'abahanga cyane, n'abasirimu bavuye ngo bari smart. Yego bari abantu bakora buriya buriganya ntabwo ari abantu batize, yego ntabwo ari abaswa, baza amategeko bayarengaho bayazi. Ikintu cya mbere rero bakora mbere yo kwizeza abantu bitangaza, barabanza bakubahiriza ibintu byose amategeko asaba.
harimo no gucuruza ufite ibyangombwa byemewe n'amategeko. Ikindi bitwaza ko mu Rwanda ibintu byaroroshye cyane mu rwego rwo korohereza ishoramari. Sosiyete kwandikisha sosiyete y'ubucuruzi mu Rwanda nta kintu bisaba kidasanzwe. Abo rero nibo bagenda bagashyushya umutwe akakwereka ati dore yanjye nayabonye. Ni icyaha rero gute? Ni icyaha kuko harimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Akaza akavuga ati shyiramo amafaranga tubone, ariko ayo uzana nzayamwungukira ku munsi, ariko nawe nuzana babiri nzayangwa 10%. Ubwa mbere ko ugashyiramo 100,000 abenshi batangira bagira ngo barebe 100,000 ku munsi wa mbere akaba muhaye 20, ku munsi wa gatatu kuvuze ko bya bintu byunguka ukagenda ukazana sada bakaguha 10% kuri yashoye kuvuga ngo bya bintu birarya. Ubwo rero abantu bakiruka mu misozi. Ubwo ngubwo wowe ugenda uwigisha uramubwira ngo inyungu, harimo inyungu, ariko hari ikintu wamuhisha, agahita kuba mu minsi myinshi, agahita yumva ko yakize. Aho ngaho niko ikosa, naho ngaho icyaha niho kiri. Gihanwa n'ingingo y'174 kuko haba harimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya. Ni bwa buriganya yamubwiye ngo arunguka. Abantu baragira gutya bakibeta bakagenda bakayashyiramo, bakatubwira cyangwa bakarega batangiye kuyabura. Noneho ba bantu reka nkoresha ya magambo agezwe, abo banyoni, abo bantu bakora ibyo bintu bitwaza uko ibintu biteye neza mu Rwanda, uko hariho iyo nyoroshyo, bakuzuza ibisabwa byose. Ariko bari abantu nubwo washyiraho ibintu bigoye nibo ba mbere babyuzuza. Nizo stati tuvuga bo uzibasabye babanza bakazuzuza. Ushinzwe guhereza impushya kampani cyangwa se ibigo bigiye gutanga serivisi z'ishoramari asobanura yuko kampani iyo ari yo yose cyangwa se ikigo icyo ari cyo cyose kidafite uruhushya rutangwa na CMA kitemerewe kwakira amafaranga y'abashoramari. Dore uko abisobanura. Izi Ponzi scheme umuntu yabyita nk'ishoramari rishukana. Niryo rijya gusa cyane n'ibicuruzwa byo mu isoko ry'imari kuko arimo ibintu byo gushora imari. Zijya gusa nizo twita collective investment scheme cyangwa se ibigega by'ishoramari byabishyize hamwe. Ariko iyo bigeze kuri pyramid scheme yo ni ubucuruzi. Usanga ari kuba inago turacuruza amazi, hari abandi usanga bacuruza ikawa, abandi bacuruza imiti nk'uko babivuze. Ibyo ntabwo bisa cyane n'ibicuruzwa byo ku isoko ry'imari n'imigabane. Ikindi navuga nuko iyo bigeze ku isoko ry'imari n'imigabane Capital Market Authority yo ireba abahamagarira rubanda gushora imari. Rubango nta muntu wagombye guhamagara rubanda muri rusange, haba kuri WhatsApp kumuhamagara abantu utazi ufite amafaranga naze adafite uruhushya rwa Capital Market Authority. Uwo muzabona wese akubwira ngo shora imari ahamagara rubanda adafite urwo ruhushya, nuvango atagaragara kuri liste y'abantu babyemerewe, bagaragara kuri website ya CMA, uwo muntu ntabwo ababyemerewe. Ruvango bari gukora nka Ponzi scheme kandi bihanwa n'amategeko. Niba usanzwe ukorera amafaranga kuri internet akaba atari bwo bwa mbere utangiye online business, ushobora kuba waramenye nk'iyitwa STT 30 n'iyitwa Cover Loan 7. Niba izo online business zarakunyuze mu maso, urabizi ukuntu byagenze, zarafunze zitwara amafaranga y'abantu bari bashoyemo. Ariko nanone kuri wowe ushobora kuba usigara wibaza uti ese nukubera iki inzego zibishinzwe zidafata abo bantu hanyuma ngo abashoyemo amafaranga yabo basubizwe ibyabo. Ariko mu by'ukuri umva uko Kayigi Leo akomeza asobanura. Tubaho urugero, izi piramide muzi zabaye zikabica abantu bakagurisha ibyabo bacucura. Iyo birangiye uwo muntu aba yanditse nka societe. Iyo umuntu yanditse nka societe aba afite ubuzima, societe cyangwa ikigo cy'ubucuruzi gifite ubuzima gatozi butandukanye na nyiracyo. Ngewe uyu munsi Kayigi na Dr. Thierry dufunguye societe, tuyise rimwe kabiri gatatu company. Yego. Rimwe kabiri gatatu company online. Company. Iyo company ngewe na Dr. Thierry ntabwo duhuriye nayo kuko yanditswe muri RDB, bayiha ubuzima gatozi, twe turi abanyamigabane. Iyo nge nawe tumaze gukora ubwo buriganya duciye muri societe tukaba rya mwese, ahasigaye mukurikirana societe, mwakurikirana societe. RIB ikaza muri RDB. Hari igihe abantu bagaragara ku isoko atari ba nyiri societe, abantu bitwa ko bayoboye managing director, abari muri board, ni mwebwe twafashe muzwi nk'abanyamakuru, mwebwe abantu bazakurikirana, ariko abihisha inyuma nitwe babiri. Rero RDB icyo ifasha buriya uretse iriya certificate berekana kenshi ntabwo babereka amakuru yose,
ubwo rero RDB ibibitsa amakuru yose ya sosiyete ba nyirayo, noneho ubu dusigaye dufite n'abo bita abagenerwa nyungu nyabo, abo bita beneficial owners. Ubu nabo turabandika. Buriya hari abantu bafite amasosiyete hano hanze ariko ari abashumba baragiriye abandi, ayo makuru niyo dutanga. Rero muri amakenga twavugaga muri ibi byabaye byose abantu bakamburwa, ya sosiyete imaze kubambura, iyo bagiye kuri konti za sosiyete basanga nta n'igiceri kiriho, yego iyo sosiyete ikabirahombye. Wajya urega sosiyete, ntabwo urega Kayigi na Dr. Thierry Banyirayo. Urabyumva? Ibyo abantu bajye babimenya. Niyo mpamvu hari n'abantu bibaza ngo uko abantu batwambuye tukaba tubabona bidegenje. Mwambuwe na sosiyete. Murabyumva? Abantu babyumve neza. Mwambuwe na sosiyete. Mu rwego rw'amategeko bari abantu rero bafite ukuntu bagenda bihisha inyuma ku buryo no kubashinja ibyaha hari igihe bigorana mo gato. Cyo nakomeza gushimangira nuko abantu bemerewe guhamagara abaturage gushora imari ari abari kuri website ya CMA, ni y3.cma.rw. Nujya muri licenses uwo muntu ntumuboneho, cyangwa se ngo ujye muri correct investment scheme cyangwa se ibigega by'ishoramari byabishyize hamwe, icyo kigega ntukiboneho, umenye ko uwo muntu atemerewe kubona amafaranga y'abashoramari. Dore noneho ikimenyetso gikomeye kigaragaza yuko iyi kampani ya TMP igiye gufunga. Mu minsi yashize iyi kampani yari ifite amaji atandukanye, yari ifite icyitwa G1, ikagira G2, ikagira G3. Niho hantu byagarukiraga. Uyu munsi kampani ya TMP yamaze kongeramo G zigiye zitandukanye kugera kuri G ya 9, aho ushobora ngo kugura G ya 9 miliyoni 68. Ariko ndibaza nk'abashoramari bashobora gukora ibintu nk'ibi bagafata miliyoni 68 bakaba bazishyira muri iyi kampani. Ndizera yuko wenda bishobora no kujya mu buryo bw'amategeko, bakaba bagana ibigo bishinzwe gutanga ihererekanya mu migabane, ndetse nabo bakaba bafatwa nk'abanyamigabane, kuko miliyoni 68 si amafaranga makeya nshuti zanjye. Uwo muntu ngazabasha gukora imirimo 109,500 bizamuhereza miliyoni 821. Ahangaha rero urumva yuko yaba ari amafaranga menshi papa. Ariko rero ndagira ngo nkubwire yuko this is not true. Ufite gutekereza kabiri wowe. Ubwo rero nyine ubwo ushobora kuba warashyokewe. Ndagira ngo tubanze tugendanemo neza hano. Baravuga ngo ku nshuro ya mbere ushobora kuyasubizwa, ariko uko ugenda ushyokerwa nayo wasubijwe bwa mbere ushobora kongera kuyasubizamo bwa kabiri, bikarangira nawe ugiye mu gatebo kamwe n'abandi bajemo nyuma. Noneho nawe yandi wari waragiye usubizwa ku nshuro ya mbere bikarangira nayo ubonye ku nshuro ya nyuma. Ahangaha rero utagira ngo hari ikindi, kuba hari umuntu watangiriye kuri G1 y'ibihumbi 22 akabasha kuzajya wenda akorera ibihumbi 18,500 ku kwezi. Ubwo nguwo yari afite gukorera ibihumbi 228 ku mwaka. Uwo nguwo pe niba yaratangiranye n'iyi kampani nkurikije igihe yatangiriye, amafaranga yo yayakuyemo. Yewe n'umuntu watangiranye G3 y'ibihumbi 250, ubu ngubu izi saha niba yaratangiranye n'iyi kampani, ubu yasubijwe miliyoni 2,628. Niba igihe yinjiriyemo n'uyu munsi haciyemo umwaka, ayo mafaranga yarayabonye. Ariko nanone ndagira ngo nkubwire yuko uwo muntu hari agatego bamuteze. Agatego bamuteze ni kano gatego ka G4 na G5. Uyu muntu ari muri G3 kuko yinjije miliyoni 2,628 ku mwaka, niba ari amafaranga yakiraga asaving, ashobora kwinjira muri G5 akayinjiranamo miliyoni 2,600, afite icyizere cy'uko umwaka nurangira azabona miliyoni 27,350. Ariko uyu munsi nyuma y'iminsi 5 TMP igahita ifunga. Uwo muntu n'ubundi cyagiye cy'umwaka wose akora, ashora, abara abona growth yiwe izamuka, azasigara abona chat yiwe y'umutungo wiwe imanuka papa, azasigara yo muri minage. Ahangaha azatakaza igihe, azatakaza amafaranga, azatakaza ibintu byinshi cyane. Niba atari wa muntu uzi ibintu yari yajemo, ashobora no kwicwa n'amarangamutima hahandi yakumva n'ubuzima buhagaze, bamwe baniyambura n'ubuzima. Noneho rero wowe niba ari bwo bwa mbere ugiye kujyamo, mushuti wawe, muvandimwe, cyangwa se undi muntu wawe wa hafi, cyangwa se n'undi muntu muhuriye online, ari kuguhereza ibimenyetso byose, ari kukwereka yuko iyi kampani ari iya mbere yizewe, ifite branch, yego nibyo, ariko ibyo nabyo hari izindi nkuru zibivugwaho, akakwereka ati nge mu mwaka umwe ninjiye mumaze gukuramo miliyoni 10. Urwo urugero muhaye
wowe uzahita utangira utera imibare ku mafaranga yashoye, noneho usanga wenda yashoye ibihumbi 250, uhita uvuga ati okay, ninshora miliyoni 12 cyangwa se nkashora miliyoni 2,600, ubwo njyewe umwaka uzarangira mfite miliyoni 100. Gusa ukirengagiza yuko nubwo uwo muntu yageze kuri ibyo bintu, hari risk yari yafashe yo kuba yahura n'igihombo akakihanganira, wenda we yarabizi ko n'igihombo gishobora kuvamo. Ku bw'amahirwe ayiwe yamaze kuyakuramo, noneho nawe rero ukinjiramo we akubwira ngo hano nujya uhomba urunguka. Wamara kwinjiramo nyuma y'iminsi 5 ugahomba, kandi yarakubwiraga ngo hano nuhomba urunguka. Icyo gihe uzatekereza iki muri wowe? Ese uzatekereza ko uwo muntu yakubeshye, cyangwa nawe uzabanza witekerezeho ati kuki ntagize ubushishozi mbanze ngire inzego zimwe na zimwe ngana bajyanama mu ishoramari, ngane abashinzwe ibigendanye n'ishoramari mu Rwanda, ngane nka CMA, ngane nka BNR, mbaze neza kuko n'ibyo bintu byizewe ngiye kujyamo. Rero ahangaha abantu benshi usanga barimo barishyiramo bagenzi babo cyangwa se ababazanye, ariko nangiye kwinjiramo nawe abafite ikosa. Buriya uwakuzanye nawe ashobora kuba arimo ibice bibiri, yarinjiyemo afite amakuru cyangwa se yarinjiyemo nta makuru afite. Uwo muntu niba yarinjiyemo nta makuru afite, wowe azaguhereza nyine amakuru y'ibyo ari kubona, experience arimo arabona ako kanya, ariko ni mushya muri runo ruganda, nta makuru abifite. Baramubwiye ati birunguka birizewe, mbese byemewe n'amategeko, nta kibazo kibirimo, nta bwambuzi burimo, ahangaha irisho y'urunguka. Nawe ibyo bamubwiye nibyo azaza kubwira. Ariko hari ubundi muntu bimazemo igihe yabishoyemo bwa mbere akanabihomberamo, ubundi agashoramo ahandi akunguka, ejo agashora ahandi agahomba, gutyo wiwe abizobereyemo amaze nk'imyaka 5 cyangwa 10 abikora. Uwo nguwo wiwe ababizi yuko guhomba no kunguka biba birimo. Ni nawe muntu ushobora kukubwiza ukuri cyangwa nakubwiza ukuri. Ahangaha rero nk'uwo muntu we niba ari kuri icyo gice, nuramuka umutonganyije yego azabibona avuga ati nabikoze mbizi. Ariko wa muntu uri gutonganya nawe yari yarahawe amakuru akabikora atabizi, azabona yuko uri kumuhohotera, kubera yuko nawe azaba yahombye, azaba ari kugendera mu kigare, ntago yari abizi. So ahangaha rero icyo navuga ni iki, nta byinshi mfite kuvuga kuri ino company ya TMP kuko byinshi narabisobanuye, ariko ikimenyetso kigaragaza yuko ino company igiye gufunga ngendeye kuri experience zanjye nizayibanjirije, kuba yazamuye anomaji ikagera kuri G9 bisobanuye yuko irashaka kuza kuzifungura. Noneho urabona hano hantu gukomeza ukurikirane, hari closed cyangwa se ino button irafunze. Niba baba bayishyize muri rino bara ry'icyatsi kibisi nk'uko ubona hano kuri G3 bimeze, ukavuga ati ndashaka kwinjiramo, ukahakanda, icyo gihe bazajya bahita bakuzanira aho uri bwishyure ya mafaranga. Nuramuka rero wishyura amafaranga ukayashyira mwahangaho, ushobora kwishyuramo miliyoni 68, undi nawe agashyiramo andi, undi nawe nyine bitewe n'amaji bafunguye. Icyo gihe kampani yoyo iraza guhita itwara amafaranga y'abantu benshi, kubera yuko nk'ubu ngubu ushobora gusanga amafaranga arimo aragenda bashirana kuri G3, ugasanga amafaranga yabashiranye, bakavuga ati rero n'ubundi dufunze ubu ngubu nta kantu twakuramo, reka dufungura ayandi maji, bitewe n'ukuntu TMP abantu bamaze kwigirira icyizere, tuze guhita dufunga bamazije gushyiramo wenda bamajije gushyiramo nka miliyari 1 y'amanyarwanda. TMP ukuntu bigaragara imaje kugira abashoramari benshi barimo barayizera cyangwa se barimo barayishoramo. Ariko nawe niba uri umushoramari uri gushora muri company ya TMP n'amakuru amaze iminsi acaracara, ndagira mubwire yuko nawe amafaranga yawe ushobora kuba urimo urashora mu buryo butari bwiza kandi butizewe. Niba abashinzwe gutanga imushya ku bigo nk'ibingibi barimo baraza bakakuburira bakakubwira ati nyamuneka iyi company niyemewe, iyi company twayihaye imushya irakoresha ibyangombwa bya RDB, ariko se niba umwe mu bakozi ba RDB aza akakubwira ngo nubwo company ya TMP irimo irakora igaragaza yuko ifite ibyangombwa bya RDB, ntabwo company ya TMP iyandikishije nk'igiye gukora ubucuruzi bw'amafaranga cyangwa se nk'igiye gutanga serivisi z'ishoramari aho izajya yakira amafaranga y'abashoramari, ntabwo uhita wumva yuko yoyo yatse icyangombwa ariko irimo iragikoresha mu buryo butandukanye n'ubwo yatse. Ahangaha rero ndagira ngo mubwire yuko utagomba kwita ku bigendanye n'ibyangombwa bya RDB gusa, ahubwo ugomba gusuzuma neza n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'uko inzego zigiye zitandukanye zabisobanuye ku mateleviziyo n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Yego company ya TMP nayo iramamaza ikoresheje ibitangazamakuru. Ahangaha rero ingaruka nyinshi zigera kuri wowe, kubera yuko ihuye n'igihombo nta muntu ushobora kwishingira igihombo cyawe. Na BNR ubwayo ivuga yuko idafite amafaranga yo gutagaguza. So ubwo rero nawe ngira ngo ubyumve neza,
niba beneri idashobora kuba yagufasha mu gihe wahuye n'ikibazo cyo kuba wakibwa amafaranga yawe binyuze muri business nk'izi ngizi, ni gute wowe ufata amafaranga yawe ukayashyiramo nta hantu uvuga ati nzagaruriza? Ibigendanye n'amahirwe, ibigendanye n'utuntu n'utundi tugenda tuba muri kampani ya TMP bagushukisha, wibyitaho kubera yuko igihe cyacyo cyose itazakwereka uruhushya rutangwa na CMA, iyo ngiyo iracyari scam imbere yanjye. Bisubiremo, TMP njyewe aka kanya nyifata nka scam kubera yuko ibyo bavuga yuko igomba kuba yujuje ntabyo ifite. Ntiyaganywe beneri, ntiyaganywe CMA, ahubwo wowe urimo uragenda uyamamaza, umenye yuko nawe uri kwamamaza scam. Kandi umuvugizi wa RIB avuga yuko ubwo ari ubufatanyacyaha, ejo cyangwa ejo bundi ushobora kuzasanga wisanze muri kesi runaka kubera yuko wenda wamamaje. Izi mbuga nkoranyambaga n'umwanya mwiza, reka nkubwize ukuri, izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'ikigo icyo ari cyo cyose kizajya cyamamaza aba bantu kizajya gifatwa nk'umufatanyacyaha ku cyaha cy'ubwambuzi bushukana. Ndabisubiramo, muze gukata ubutumwa mu butange, kuko hari abantu bavuga ngo akamamaza ikintu gusa kuko we bamuhaye, ntiyitaye ibibazo. Ni ukuvuga ngo nawe wamamaza ufite inshingano zo kumenya ibyo wamamaza, kuko otherwise uri umufatanyacyaha.